amashyi furazi wacu ngiye kubataramira ndinganje nganze banzi b'igihugu nganze banzi inganzo nganze banzi b'ibyiza interafozi imoso nkakinga iburyo nkamufora mu cyico nyamurasira mu kw'iburyo kw'imoso kwahaza imicuzi amaboko abamba abagome bwacye akabamburwa n'ingoma nyina wabeza nganje mu nyenyezi urukundo mu nyambika ubuhanga mu ndindi igihunga mu ndagize gihanga maze nanzike ku muhanga dore ngaho imana impaye impundu ngo mimbarwe mparike impumu nizo mpamvu nimake ndende nanzike kuri ya nzobere di ndavuga irya fura y'iwacu iteka idufubika ubutitsi turinda imisusu no gususumira iteka dukesha ibi byose tubona ndavuga irya fura izigaba mu mahanga iteka ziturinda igice n'umunsi yewe dore izo mu ngo ziradutunze tuzikesha amata dukamira ibibondo abashesha akanguhe ndetse n'abakiri bato niko se fura z'iwacu i Rwanda ni iki mwayinenga irya fura y'iwacu imwe dukesha byinshi birimo kubaho ndetse no kubana ndavuga za nka atugabira shenge disi zimwe z'inyambo ziteze yombi zitegeye urwatubyaye irya fura y'iwacu dore ntumuhanga yatugabiye amashuri shenge n'abakobwa badukura mu bikari tuza ku muhanda ubu natwe shenge turavuga bikumvwa ninde utamushima umugaba ziriya ntore zijya mu mahanga zikakirinda igihugu cyacu zikakibungabunga sayizi ngiza akaba ari we tubikesha kuba turiho turi abahanga fura z'iwacu reka mvuge ku muhanga kuko ngewe birandenze byanzonze reka sinzi ariko se shenge disi we ingendo yigira undi yigenda nta wundi wayigenda uretse rugenamanzi we wayimugeneye fura y'iwacu rwa Gasabo wowe fura dukesha kubaho kose ni wowe mbwira wowe Paul Kagame wowe rudasumbwa mu mahanga abasizi dere bakuboneye ngizina ngo wakiswe disi gihanga uri fura mu fura uri intwari mu ntwari uri gihanga mu bahanga uri umuhanzi mu bahanzi shenge disi koko birakwiye reba kuntu uhangura u Rwanda maze ukaduha kubaho kudasanzwe tukabaho tudasa n'abandi wacu u Rwanda uzitaho uko bikwiye kidusenya mu magufwa no mu isokoro tugatsepfura uwasize dusobekeye umutima iyo tubuze iyo sano turasusumira ati baye niturare undi ukuntu abwira abanyarwanda agira ati icyo mwihangayika mbari iruhande mwamwaye uruhu n'uruhande mukemera kumva biruhande cyo ni muhumure disi mbari iruhande kirezi cyanjye wuje uburanga kibasumba udasumbwa bwiza bwanjye udasa n'abanone bamazwe n'indoto nandoro bigirira karabona ateye ku mutima wanjye kigira hino mwihoreze mutuze mu mutima wanjye aho udahogora maze mwivurira ko gahinda uwanseka insenya mu magufwa no mu misokoro nkatsepfura uwasize nsobekeye umutima mbuze iyo sano ndasusumira niho yanirirarenga nseka insiga uwo mubavu karabona ateye ku mutima wanjye nseko yawe niyuma gutuza iteka iyo ndi iruhande mbona amahoro shenge disi kuki nakubura ntibishoboka kuzamva iruhande kuko numva ari wowe wampora impande ukamvura agahinda n'amarira ukampa gutuza no kunezerwa shenge disi nkundira maze umwenyure ndebe mu kanwa hawe shenge yaramubonye avuna umurimbo murabutswe atangira kuririmba akomeza kwiyumvira umuhogo atunze shenge disi yumva aratuze kunezerwa tugukesha we kubaho yewe ndetse no kubana shenge disi ndavuga za nka zimwe tugabira tukazigaba no mu bukwe shenge tukazitanga nkundi yabatahira abafashe zirankoni shenge disi na ziriya nkoyi batangiye kuziririmbira izindi disi bazivugira barya abageni b'iwacu i Rwanda bari babibonye ko tumutunze imwe ya fura y'iwacu tubikesha disi shenge Paul Kagame nkunda ukuntu azigaba mu mahanga akaturemera kuko nawe ari umuhanga we yaremewe na gihanga igihugu cyanjye nzakurata ufite umuhanga dukesha ubuhanzi ariwe Paul Kagame wacu Paul Kagame ni intwari afite umufasha ni rudasumbwa Jeanette Kagame ni umubyeyi nyamubyeyi ni umubyeyi yogaheka ni umubyeyi aragahora ku isonga ni umubyeyi tumukesha byinshi fura z'iwacu sisoza ndasubitse njye wari ubataramiye yari intanga izira inenge igacurangwaho ineza mu nama z'urukundo nta rwango ngira mu nda bye bye.